ariko noneho tubwire ngo Dawidi yarasirimbye umwiterura uwo ntagiye urasirimba ngo nutaha madamu akubwira atari ko hariya tuwakabije bigenda bite okay madamu wanjye icyatumye mushaka nuko ayumva ntabwo ndakabye ahubwo sindakabye nishaka nimba umwiterura waraguye wari wagwa se benshi barabitoye benshi baranabimenye muzi kuri gospel ibisimba nagiye mzina benshi sigaye mbona bamwe banyigana bakanyohereza bamwe barangwa ngo mubere role model sha navuga yuko byagize impact kuri benshi kandi ku isi hose Amerika, Australia, Europe, hano mu Rwanda, Afrika yose navuze cyambere abahanzi bose bitabiriye mbonye nuza Prosper Nkomezi nabonye Bena Chance nabonye Emery arakaneme yakoze naje nsanga yicaye hano inyuma ndamusuhuza kandi eme n'umutumirwa nsanga yicaye ku ntebe ya nyuma eme ndagushimiye wicisha bugufi ndabatese ko bicaye hano birantangaza ari abantu bikomeza ntabwo ari byiza rero eme namukunze Imana imumugisha abantu bikomeze ni mworoshe mwisi si wacu wacu ni mwijuru woroye cyane kuko namenye ubutumwa bwiza menya ko Yesu ari ingabo inkingira menya ko mwisata iwacu ari mwijuru rero nariziwe kuko kubw'ubutumwa bwiza namenye ibyo bintera akanya uzareye musezera mwenzoga arasembura agasinda katura hasi natwe umwuka twakiriye n'ubutumwa dusirimba cyane okay nagisimba cyane yari Pastor Kati omufosco akungu nagisimba cyane twongeye tubasuhuze rero nshuti bakundwa nshuti z'umusaraba uyu munsi turi hano ka Kigali mu gitaramo nagira ngo numve ko kibyibuka neza rero Kiriki turagusuhuje umeze neza cyane tubwire ubu ngubu urumva ibyishimo mu mutima bingana gute mu by'ukuri ndishimye iyo umuntu ateguye ikintu Satani arakirwanya ibintu byinshi bikacyitambika iyo kigezweho rero nubwo ntari boss ko nshuti kuko nanjye numva umuhamagaye umurimo ubyishimye cyane noneho reka dutangire wibwira abantu kuko hari abantu bagiye kumenya ubushake kwicano yawe unagenda yunguka abantu cyane amazina ni Urugwiro Gospel Urugwiro Gospel amazina ni Robert Patrick Kiriki benshi banze mu gisirimba niho namenyekaniye cyane ariko natwe turabanze na Madamu urabizi rero mfite umugore umwe n'umwana umwe Imana wamugisha urakoze cyane rero tugiye kukubaza ibibazo bigera nko muri bitatu mbere yuko twinjira mu kiganiro icyambere twakubonye wamamaza iki giterane ubwo turi bukenera impamvu wacyamamaje icyo ni kimwe icya kabiri twakubonye wishimye muri iki giterane ubwo icyo si icya kabiri uraza kutubwira noneho icya gatatu mu byakunejeje muri iki giterane icyambere natume namamaza no kugira ngo dukangure impamvu twamamaza no kubwira ngo abantu nimuze twabatekeye neza nimuze mwumva ubutumwa bwiza uhindura imitima yanyu cyo ni kimwe ni gospel no kwamamaza ubutumwa bwiza icyaka bicyatumye nishima Bosco nshuti iriya ndirimbo hashi Yesu indirimbo nziza cyane yamfashe bituma nizirwa turasimbuka tujya mu bicu ikindi wambwiye ikindi nakubwiye urabona waracyamamaje igiterane nabivuze ni uburyo wakibonye mu bandi mu bandi cyitabiriwe hari design nziza sound nziza kuri Bosco nshuti thank you wakoze cyane ikindi cya gatatu twakubwiye ngo mbese ni iki mu bintu byakunejeje kuruta ibindi mu byo watekerezaga kuzabona mu bintu byakunejeje kuruta ibindi utari witeguye kubona nibyo navuze cyambere abahanzi bose bitabiriye mbonye nuza Prosper Nkomezi nabonye Bena Chance nabonye Emery
arakaneme yakoze naje nsanga yicaye hano inyuma ndamusuhuza kandi eme n'umutumirwa yego nsanga yicaye ku ntebe ya nyuma yego eme ndagushimiye wicisha bugufi ndabatese ko wicaye hano birantangaza ari abantu bikomeza ntabwo ari byiza rero eme namukunze Imana imumugisha ngo noneho gira ikintu ubwira abantu bikomeza abantu bikomeze ni mworoshe mu isi si iwacu ni mu ijuru worohe cyane ariko noneho tukubaze no ku ruhande rwawe dukunda kubona usirimba cyane ku rwego rwo hejuru usirimbaho narasaze biterwa n'iki nuko namenye ubutumwa bwiza menya ko Yesu ari we ngabo inkingira menya ko mu isata iwacu ari mu ijuru rero nariziwe kuko kubw'ubutumwa bwiza namenye ibyo bintera uzarebe musezeranywe inzoga arasembura agasinda akatura hasi natwe umwuka twakiriye n'ubutumwa dusirimba cyane njye rero iyo nkwitegereje sinzi niba n'abandi bantu ariko bakubona njye nibaza se Kiriki ajya arakara bigenda bite kurakara genda umuntu ubuzima busanzwe ndi umuntu w'ibyishimo umusosiyable cyane ariko iyo umuntu ankoshonye genda umuntu direct bitamubwira ariko sinya Bibiliya avuga ngo ntimukire murakaye bita mbisigaho nga bikarangira noneho twabonyemo abahanzi benshi ndagira ngo udukorere ku ndiba y'umutima wawe tubwira umuntu wakunejeje cyane Bosco Nshuti abandi bararirimba nuko ni wowe wabanje kuririmba ariko Bosco Nshuti yarijya neza Imana imumugisha ariko noneho tubwire ukunda gusirimba kandi abantu basirimba ni benshi tubwire ninde muntu kubera icyitegererezo mu gusirimba nagisimba cyane yari Pasiteri Kade umufoswe ariko ubu ngubu nagisimba cyane yego noneho tugira ngo utubwire cyangwa se utubwire muri gospel umuntu ujya ugukumbuza gospel nkumbuza gospel ukumva aragukomeje cyane mbonye Imana igumugisha nyine abanzi b'u Rwanda bamaze gukomera ba Daniela James Daniela uriya Papi Keva na Madamu bimaze kugenda neza pe gospel y'u Rwanda imaze kubakika n'amakorali hiringi igisubizo ararume ninde se tankumuza ahubwo ariko tubwire noneho urabona yuko hari igihe umuntu akunda ikintu ariko akavuga ati nzakigisha n'abandi wumva intego yawe y'ibyiza biba muri wowe wumva intego ari iyihe benshi barabitoye benshi baranabimenye muzi kuri gospel ibisimba nagiye mzina benshi sigaye mbona bamwe banyigana bakanyohereza bamwe barangwa ngo mubere romodo navuga yuko byagize impact kuri benshi kandi ku isi hose Amerika Australia Europe hano mu Rwanda Afurika yose kabisa ariko noneho tubwire ngo Dawidi yarasirimbye umwiterura ubu wowe ntagiye urasirimba ngo nutaha Madamu akubwira atari ko hariya ntatuwakabije bigenda bite Madamu wanjye icyatumye mushaka nuko ayumva ntabwo ndakabya ahubwo sindakabya nishaka nimba umwitero waraguye je wari wagwa se reka tugane ku musozo nyamuri konseri noneho reka rero tugere ku musozo niki kintu wakumbuza abantu cyangwa se uburyo wabasigira amatsiko nk'abantu batageze muri iki giterane babwira ibyiza byakibayemo n'ikintu bahombye umuntu utajya ugura tike ajya agenda agura tike mu by'ukuri hano konseri twanezerewe konseri buriya ni na nziza uhura n'abantu utaruzi n'ibiki mukamenyana hino cano ntiwumvane hano wari kuzamura saa ibihe byiza haleluya muri uyu mujyi muri uyu mujyi turaziranye abantu benshi kandi abantu benshi ni abavumbi bigeze kuba abavumbi
nari mbabwiye ngo muri uyu mujyi abantu benshi turaziranye. Hashimwe hashimwe Yesu hashimwe